kuri Ezobodi aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Ezobodi ibigarura mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho iby'ingenzi byaranze umwami Nero waranzwe no kwanga abakristo bikabije. Icya mbere tubagezaho inkomoko ya Nero. Icya kabiri tubagezeho uko Nero yaje guhinduka mubi. Icya gatatu tubagezeho uko Nero yicishije mama we Agiripina. Icya kane tukabagezaho ingaruka z'urupfu rwa Agiripina ku miyoborere ya Nero. Icya gatanu turabagezaho impamvu y'urwango rwa Nero kwanga abakristo. Icya gatandatu turabagezaho iherezo rya Nero. Icya nyuma tubagezaho ingaruka byagize ku miyoborere ya Nero. Bikaze kuri Ezobodi. Umwami Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, uzwi cyane mu mateka y'Abaroma, yavutse ku itariki ya 15 Ukuboza mu mwaka wa 37 na Yesu Kristo. Avukira ahitwa Antiyomu, ubu ni muri Antiyo mu Butaliyani. Yaje gupfa ku itariki 9 Kamena mu mwaka wa 68 nyuma y'ivuka rya Kristo, yiyahuye akoresheje inkota. Nero yabaye umwami w'Abaroma kuva mu mwaka wa 54 kugeza mu mwaka wa 68 nyuma ya Kristo. Akaba ari umwe mu bami b'Abaroma bamenyekanye cyane kubera ubutegetsi bw'igitugu n'ibikorwa by'akarengane yakoreraga abakristo. Umwami Nero yasimbuye umwami Claudius ku ngoma y'Abaroma mu mwaka wa 54 nyuma ya Yesu Kristo. Claudius yari se wabo. Nyina wa Nero Agiripina yari mushiki wa Caligula kandi yaje no kumugira umwana we bwite Adolphia. Claudius yapfuye mu mwaka wa 54 nyuma ya Yesu Kristo. Nero ahita aba umwami afite imyaka 16. Gusa kuko yabaye umwami ukiri muto, yayoborewe n'abajyanama be ari bo nyina Agiripina, umwarimu we Seneka hamwe n'umugaba w'ingabo Lucius. Muri icyo gihe ubutegetsi bwe bwari bwiza kandi butuje, kandi akorana n'inteko kuko yagabanyije imisoro imwe n'imwe kugira ngo abaturage bishime. Rero yakundaga ubuhanzi, kuririmba, gucuranga no gukina amakinamico. Uko Nero yaje guhinduka mubi. Impamvu nyinshi zitandukanye zatumye Nero ahinduka mubi. Icya mbere, ubuto bw'imyaka ku buyobozi. Yabaye umwami ufite imyaka 16 gusa, akabanza kuyoborerwa na nyina Agiripina, umujyanama we Seneka n'umuyobozi w'ingabo Lucius. Icya kabiri, igihe yifuzaga kwigenga yahise arwana no kwikura mu maboko y'abajyanama be, kugeza aho ategura urupfu rwa nyina Agiripina. Uburyo Nero yateguye urupfu rwa mama we Agiripina. Agiripina the Young, nyina wa Nero, yapfuye ku itariki 23 Werurwe muri 59 nyuma y'ivuka rya Kristo, apfira aho bita Misenum mu Butaliyani. Urupfu rwe rwatewe na Nero ubwe kuko yari atangiye kumukekaho, kumugenzura no kumubuza kwigenga ku ngoma. Nero yateguye urupfu rwa nyina Agiripina mu buryo bw'igitugu. Mu ntangiriro yashatse kumwica akoresheje uburozi, ariko ntibyashoboka. Inshuro ya kabiri yateguye uburiganya bwo kumutera mu bwato bwari buteguye kuva mu mazi kugira ngo apfe nk'impanuka, nabyo ntibyakunda. Inshuro ya gatatu Agiripina
yarokotse icyo gikorwa, ariko nyuma Nero yohereza abicanyi kumwica mu nzu ye. Ibi byagize ingaruka kandi zikomeye ku ngoma ya Nero. Byamugaragaje nk'umwami w'igitugu udafite impuhwe ndetse udatinya na nyina. Ndetse utinya na nyina ko ashobora kumusimbura cyangwa kumugenzura. Byatumye atangira kwigenga mu byemezo bye, ariko binamushyira mu nzira y'ubugome n'ubutegetsi bwe. Ingaruka z'urupfu rwa Agiripina ku miyoborere ya Nero. Urupfu rwa Agiripina rufatwa nk'icyiciro cy'ingenzi cyahinduye Nero, akava ku mwami ukiri muto uyoborwa n'inama z'abajyanama, aba umwami w'igitugu wibanda ku nyungu ze bwite. Imbaraga z'ubwoba bwo kubura ubutegetsi nazo zari mu mpamvu zituma agira igitugu. Kuba ku ngoma byari byuzuye amakimbirane n'ubwoba ko ashobora gusimburwa. Ibi byamuteye gukoresha ubwicanyi no gukuraho abo yabonaga ko ari imbogamizi. Kwiyegurira ubuhanzi n'imyidagaduro. Yabonaga ubutegetsi nk'uburyo bwo kwigaragaza nk'umuhanzi n'umukinnyi, ibintu byafatwaga nk'ibisanzwe ku mwami. Ibi byamuteye kwibanda ku byifuzo bye bwite kurusha ibindi. Ikindi ni ibibazo by'ubutegetsi n'imyizerere. Umuriro wa Roma mu mwaka 64 nyuma ya Yesu Kristo wamuteye gukekwa ko ari we wabiteye, kugira ngo amukureho amakosa. Yabishyizeho ikirego ku bakristo, bituma atangira iyicarubozo rikomeye ku bakristo ba mbere. Ibi byamugaragaje nk'umwami w'igitugu. Nero yabeshye abakristo ko ari bo bateye inkongi y'umuriro wa Roma mu mwaka 64 nyuma y'ipfa rya Kristo, kubera impamvu z'ingenzi zinyuranye. Iya mbere, kwikura mu makosa. Abaturage benshi bavugaga ko Nero ari we wateye inkongi cyangwa ko yayihaye intege kugira ngo yubake Roma nshya mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bye. Kubeshyera abakristo byari uburyo bwo kwikura mu gicucu cy'amakosa. Indi mpamvu ya kabiri, kuba abakristo bari itsinda rito kandi ridakunda. Muri icyo gihe abakristo bari bake kandi bafatwaga nk'abanyamahanga bafite imyizerere idasanzwe. Kubashyira mu majwi byari byoroshye kuko bari bafite ububasha bwo kwivanaho. Ikindi cya gatatu yari politike yo gukumira no gutera ubwoba. Kubeshyira abakristo byatumye Nero abona uburyo bwo kubahindura abanzi b'igihugu, bityo abashinja ibyaha bikomeye kugira ngo abone impamvu yo kubatoteza. Indi nshuro ya kane kwari ugushaka kwigaragaza nk'umwami uharanira umutekano. Mu kubeshyera abakristo, Nero yashakaga kwerekana ko ari umwami uharanira kurinda Roma n'abaturage bayo, nubwo ari we wari ukekwaho kuba nyirabayazana. Ibi byatumye abakristo batangira gutotezwa mu mugaragaro. Bikaba ari kimwe mu bihe by'ingenzi by'iyicarizo rya mbere ry'abakristo mu mateka y'Abaroma. Iyicwa rubozo ryamenyekanye cyane kuko abakristo benshi bishwe mu buryo bw'agashinyaguro. Bamwe batwikwa nk'amatara mu mihanda, abandi batabwa inyamaswa mu kibuga cy'imikino. Abashakashatsi bavuga ko iyicarubozo ryabaye mu gihe gito nyuma y'umuriro wa Roma, ariko yagize ingaruka ndende mu mateka y'abakristo, ari bwo batangiye gufatwa nk'abatotezwa ku mugaragaro n'ubutegetsi bwa Roma. Kwagura ukwizera kwabo.
nubwo byari ububabare bukomeye ku bakristo, iyicarubozo ryatumye abakristo bagira ishyaka rikomeye mu kwizera kwabo. Abandi baturage babonye uko bihanganira ibitotezo, bikabatera kwibaza ku mbaraga z'ukwizera kwabo. Iyindi mpamvu yari ugukura kw'itorero. Mu gihe gito abakristo bari bake kandi batotezwa, ariko mu gihe kirekire ibyo bitotezo byabaye intangiriro yo gukura mu itorero rya Kristo, kuko byatumye abantu benshi bashishikarira kumenya no kwemera imyizerere yabo yo kwemera Imana. Nubwo rero Nero yashakaga gucecekesha abakristo akoresheje iyicarubozo rye, byabaye inkingi yo gukomera no gukura ku bakristo kw'itorero rya Kristo, kuko bwabateye ishyaka n'ubutwari bwo gukomera kwizera kwabo. Iherezo rya Nero. Nero rero yabaye nk'uwatangije inzira y'itoteza ry'abakristo, ariko abami bakurikiyeho barushijeho kubikaza mu gihe bitandukanye. Ibi byatumye abakristo bagira ishyaka rikomeye, bikaba intangiriro yo gukora kw'itorero rya Kristo kugeza aho ryaje kwemerwa n'ubutegetsi bwa Roma mu gihe cya Constantino mu ntangiriro y'ikinyejana cya 4. Mu mwaka 68 nyuma ya Kristo, ingoma ye yari imaze guhinduka iy'igitugu. Abaturage n'ingabo baramurwanya. Guverineri Gaius Julius Vindex wo muri Galiya yatangiye kwigomeka, bikurura abandi bayobozi. Urupfu rwa Nero rwabaye ku itariki 9 Kamena mu mwaka 68. Nero yiyahuye akoresheje inkota, ariko yari afite ubwoba bukomeye. Amateka avuga ko yasabye umugaragu we kumwereka uko umuntu yiyahura mbere y'uko abikora. Nero yari afite imyaka 30 apfa. Gusa ubwo yapfaga yari umwami wa nyuma w'umuryango wa Julio Claudio. Urupfu rwe rwakurikiwe n'ibihe by'umuvurungano mu Buroma bizwi nk'umwaka w'abami bane, Year of the Four Empires. Sena yamwimye icyizere, abasenateri bamwita umwanzi w'igihugu, bituma atakaza ububasha n'icyubahiro. Ibyo byose byatumye yiyahura. Ingabo z'umwami zamuteye bityo zaramutaye asigara wenyine. Ingaruka byagize: umwami Domitian wategetse kuva muri 81 kugera 96 yashinje abakristo kwanga gusenga imana z'abaroma no kwanga kwita ku mwami nk'imana. Ibi byatumye abakristo batotezwa cyane cyane mu murwa wa Roma. Undi mwami nawe wabayeho witwaga Trajan kuva muri 98 kugera mu mwaka w'117 nyuma ya Kristo, yashyizeho amategeko avuga ko abakristo batagomba gushakishwa ku mugaragaro, ariko iyo bafashwe bagombaga guhanwa ukwizera kwabo cyangwa gutwikwa. Undi mwami nawe watoteje abakristo yitwaga Marcus Aurelius, yategetse mu 161 kugera mu mwaka w'180 mu gihe cy'ibihe by'amakuba n'indwara. Abakristo bashinjwaga kuba intandaro y'ibyago bituma batotezwa cyane. Undi mwami nawe wabayeho witwa Delicius muri 249 kugera muri 251 nyuma ya Kristo, yategetse ko abaturage bose bagomba gusenga imana z'abaroma
no gutanga ibimenyetso by'icyo gikorwa. Abakristo benshi banze bituma bishwe cyangwa bagafungwa. Umwami witwa Diocletian wo muri 284 kugera muri 305 yatangiye iyicarubozo rikomeye cyane rizwi nka Grits, aho abakristo benshi bicwa, insengero zabo zigatwikwa. Yahungiye mu nzu y'umucakara we witwa Pawulo, aho niho yiciwe mu gihe yari amaze gutakaza byose. Murakoze. Ubutaha turabagezaho impamvu Nero afatwa nk'antikristo.